JALAS uburaya bumaze kugera kuri level ikomeye. Kuri level ikomeye. Kuri experience nkeya gusangiza. Kubike ubona nyine ukavuga uti tugeze mu bihe bibi Pawulo yavuze. Ngibihe turimo si byo gukinishwa. Njyamana na JALAS akabwira na Keve Kerere namurangije nawe jyayo. Cyabyari sawa pe. Bega icyana. Tugeze muri ya generation mpemuke ndamuke. Tugeze mu isi abana urubyiruko. Hari wari twatuma tuganira ejo bundi arambwira ati amafaranga muri minsi yarabuze ariko coga muraje. Bagiye guyakorera nyine. Harimo n'abamuze gucungura sanga bimutse mu mazu bari batuyemo. Bajye bakira saza nabaraga bari mu kazi ko kwakira. Ako mwabakobwa mwe nanone mwigarure utahanye n'umuntu ntazi n'izina ryawe. Ntazi izina ryawe. Uzise impamvu adakeneye kurimenya nkuko ikikuzanya kiza. Uziko gusa birababaje. Birababaje ukabona umwana yambaye style ya indi nawe ubwa utarigurira ukorera amafaranga. Utarigurira utaranatekereza bakubwiye igiciro cyawe ugafunga amatwe. Uzi yavanye heza. Kigali ngo umubebe uri successful agomba kuba afite 12 Pro kubera ko ahita kandi yerekana. Harimo n'abayashakiye utuntu tw'udupochette tubigaragaza uhita ushiduka ari kuri kugira ngo urebe kakamari k'inyuma nyine ko ahitagira bakunyere kuri romantique. Baba ari n'igihe njya nihagararaho nkavuga ntireka nigire nkabona ntibivamo. Iyo mbaye segisi ndijya imbere n'abasegisi ijwi rikantanga. N'abasegisi nkasanga ibyo mfite ku munwa ndabiriye. Narabibarekeye. Ikibabaje n'ukuntu musigaye mumanukira inzoga. Mana bajama muri imitsi muri chipu mwatangiye kumanuka. Mukobwa yakoreye iriya akakuzana nkaha ngaha akakujyo kurya ibyo kunywa kishyura we nawe ugahaguruka ni muraye cyagukora akazi ushinzwe rero byo wabirya ntuyishyure. Twarahenza bye twese. JALAS tugeze muri bya bihe umwana w'umukobwa byuka mu gitondo akavuga cya JALAS turi ku itariki 25. JALAS biraya cakiyeho nk'iminsi 2 kamwikarageho. JALAS akakuvaho yamaze gupimiranya Keve the same day. Wono umunsi wo gwagahigo. Yarangiza akagera kuri cya Keve akakikaragaho cya Keve racyo kigapesa. Hari umusaza uri hehe nawe akamuperebana ku murongo. Ntago akeneye kumenya risk ziri buzemo. Kondo mu ngo na amateka. Iyo birabirirwa basigaye bivugishwa ngo ngambara zinga birakureba. Kandi nayishyira hatari bumupese sawa. Ntago baryoherwa abapapa. Ari nabo zidakwira. Aho zakora small size. Aho waruri banyise ngo kamikazi. Umuyobozi yampamagaye ati kamikazi vayo hano. Shanda ryakira. Yarandebye yavuga ati uri we pe. Ibura ryawe hari nabari sanishije no gufungwa. Ariko se we bira bintu nibiki. Wabimenye. Hari umuntu watugezeho uyu munsi turi kumwe na CLARA. Ngo ubuzima bw'abahanzi. Ubuzima bw'abastari. Ngo bararya bakabyerekana kuri stati. Barwara stati. Baba bababaye kuri stati ahantu hose. Ngo ngewe yarategereje araheba. Kandi ikintu badashyira kuri stati n'ugufungwa ni hariya nyine. None se ntabwo yabonaga ama performance yawe. Horere barabagira ngo iki ni babonere reaction y'umuntu. Uretse wabitekereje hari abantu bajya bikwifuriza ukabimenya.
cyangwa se wenda bakabigerageza wari wagwa mu kantu k'umuntu ubona ko yarashatse kugufungisha nigeze kubirota yeze kurota nibona hepfiriye ukabona amatafari ahiye gusa narabyutse mbona uwo dufitanye ikibazo wese mu rugo ndamwirukana ndavuga nti taha tuzabe tuganira ubutaha kuko narabonaga bona nateye umuntu ingumi baramanukana mbona umuntu twagirana ikibazo n'umwe buracya nabwo ntese nta kuntu waba ugiye mu rugo kazabugaruka hari akantu nabonye abantu bapostinga ati nk'ubu mfunzwe uri inshuti yanjye ukurikije ukunze wakumva ko ari ikihe cyaha nkurikiranweho icyo ngewe naba nkurikiranweho nta mafaranga nta kindi ayo yo yamfungisha urumva nta yindi kese wazi kandi nabwo sinazirayo ntakoreye wenda haba harabayeho imibare bakampa menshi arengera kuko umpaye menshi sinakugarurira kuko ibyo bintu urugero ngiye gutanga higeze covid itangira hari kampani yari indimo amafaranga menshi igira icyo ngiriwe amahirwe baba bampaye amafaranga ya tere ninjye wari timuride bankubita inote ya 400 bankubise 400 kumbe yarayo kugabanya abakozi teri bahita bavuga ko icyumweru gikurikiye tutagikoze batigarura ngubwo no kuvuga ngo ningarura amafaranga naraturitse ndaseka warushinzwe amafaranga uzijambo yange ngo kere ngo basi ngo aho mugenzi wawe igice ni ngewe igice uravuze ngo nanko kwiruka namubwiye nahise mpamagara uwo muntu ndavuga ni bro nuziko bamwe ngo ninguhe igice ngo kiki icy'amafaranga bampaye arabwira ngo shake nanjye ntaro nagusaba ngo mbonye ngiye kuburara nazi wawe ndamubwira nti uzurye unanywe utahe ndaguhana itike muri ayo mafaranga kugira ngo ngewe nguhe amafaranga ndababwira nti ubwo muye mwari mundimo havuyemo 400 murakoze barandebya buri cyo bari gukora igize ntari nyafite ntibari kujya kundega ngo nayibye bari bayampaye ahubwo akazi kabo ngombwa ko katari bukomeze none twari tugeze mu bya covid mbega amafaranga yamfashije uza abandi igihe bayaboneye njye nicyo kintu cyonyine nabazwa kera nagiraga amahane ariko narakijijwe wa mungane wa muzaza ngo unyisimbwa ndakubwira ngo urakoze nkigendera ni kihe kintu urumva amateka buriya aberaho kwigisha ni kihe kintu uzi wakoreshejwe n'amahane yawe kiri skando ukavuga uti nyacitseho aho bigeze nshatse nagamburura aya mahane nazayazira njye rero ntago ari uko kuntu nteye kugira ngo nzakwereka amahane yanjye biragoranye ndi wa muntu ushobora kubwira nabi nonaha turi saa 10 cyangwa turi saa 9 nkazababara ejo saa 9 ako kanya nkwereka ko ndi guseka ntacyo bitwaye ariko hari amasaha ageza nkahita mvuga igihe nk'ikimani kumwe umuntu yibuka bidiye cyangwa igihe umuntu wibuka ibintu byabaye njye nikomera mvuga mani siko JALAS yambwiye nabi nkahita mvuga siko yanambwiye gutya mani izo saha duhuye hapfa umuntu kandi ikindi ngewe ndeba umuntu nkahagara nkavana nk'uyu nguyu koko biravamo hari umuntu rero ubona ni munashwara nta nicyo biri bubyare gusa nigeze rimwe gukubita umuhungu wanjye ndamukubita bya hatari narakaye ahita ambwira ngo ntunaniwe se mama kuva uwo munsi sindajya no kumurya urwara kandi ashize igihe yarambaye ati ntunaniwe ari urwana rutoya ndarureba uruginga mani nuko nyine bidashoboka kuba wakwereka umwana reaction ugize ahako cyarambwiye ngo noye mango ntunaniwe Yesu yaragukotoje kuva uwo munsi ijiyo nyirebye ndavuye umuginga uyu nguyu yazankoraho ikindi ubwo uri kugenda unyibutsa utuntu dutuma wifata cyangwa ukigarura rimwe nari nakubiswe
ikobwa ati ibiryo byahe biryohanye na mayoneze pe ati yayindi y'agasitoro iryoshye tugashyiraho nabwo mayoneze burya si nziza ni mayoneze si nziza ni nimbi ituma atambwira ati ceceka nimbi ku mukecuru ku bantu mukuza nimbi ariko ngewe nkeneye gukura urumva ni hahandi ukahita hari akantu k'akarabo twari dukora ngo mabumba bakwe barashe kakahita kagira kari hashira umwanya kakonyakira nuko n'ubundi iyo uri umubyeyi nako kantu kajya kagira ariko ngewe ubundi sinkunze gusa nzi ko iyo ngiye ikintu gikaze cyangwa iki nshobora kukureba ukamenya ibyo nkubwiye byonyine amaso yanjye nshobora kukureba ukahita uvuga uti ibintu ntibikiri mu bintu byoroshye ariko burya n'ingumi bibaye ngombwa nayifunga nkayikunyuza ku gutwi kugira ngo umenye ko bitari brag reka tuva aho hantu bitaza kurangira uyifunze oya ntaribi nta bantu bajya bagutinya bakakwibeshyaho donc mugahurira muri condition nyuma akaza kukubwira ati nabonye ni umunyamahane njyewe iyo ndi muri ibintu byose nkora sinjya ntinya amarangamutima yanjye kuyakubwira ngo bive mu nzira mbese ikintu ntakubwiye ntikiba gihari nkubyumva ikintu ntakubwiye ntikiba gihari kandi aho nakivugiye niho gisigara ntago mba nshaka nitwideplasa gatoya ngo numve ngo ibintu bikiri kuvugwa byabaye byarangiye twabivuze byavuye sije tuyigire gute tuyiveho ikine rero kukwicaza uyu mwanya nkubonye nzi ko ukunda kutuganiriza ibintu kandi udaciye ku ruhande donc ubivuga uko biri biragorana societe buriya kubera ko buri wese akurura yishyira biragora kuba wabona elema ivuga buri sayidi uko biri sego ntawe ngiwe nuwo nariye we ntago ngiwe mu rugo wenda nyohereza ibyo bibiri nkagura umuceri ariko kawuriri wawe nkawuriri wanje aha ubwo uriri wawe rero ndashaka uwumena oya nawumena icyo nshaka rero kuganiraho hari uramenye nta muntu ukimena umuceri hari ikitwa ikiragano generation yego sibyo turi mu kiragano cyangwa se turi muri generation irimo byinshi yego ariko uno munsi ndashaka ko twitsa ku kintu cya relationship donc relationship hagati y'abantu n'abantu ariko bigendeye kuri generation tugezeho yego generation tugezeho tuzi ubwo impamvu naguhisemo Clara nzi ko ufite experience y'abandikiranya amabaruwa wenda nawe wabikozeho mbura amaboko duhoberane uzi generation z'abantu bahuriraga kwa padiri mu misa mu gitondo ariko babonana ariko dufite n'ahandi tugeze tugeze ni byiza kuganira tugendana n'igihe ariko nanone tunashyiramo akantu ko gukebura ntaribi ntago ikiganiro kiberaho gusa gushyigikira ibintu ariko ntago twasasira buriya umuntu avura igisebe yabanze no kucyoza cyane ndashaka ko utubwira kuri experience yawe donc uko bibona ari indirimbo nibutse ngo tugeze mu bihe bibi Pawulo yavuze ngibihe turimo si byo gukinishwa abazi kuririmba mukomeze iyo ndirimbo njyamana na JALAS akabwira na Keve Kerere namurangije nawe jyayo cabyari sawa pe bega icyana tugeze muri ya generation mpemuke ndamuke tugeze muri ya generation mbega tugeze muri cya gihe umuntu I don't give a shit harigeze ko bavuga I don't give a fuck I don't give a fuck abantu bose bararakaye urumva ntago mbese JALAS so you fucked up ngo henzi ni he hariya ni henzi ni he zari ibintu twarahenzabye twese JALAS tugeze muri bya bihe umwana w'umukobwa byuka mu gitondo akavuga cya JALAS turi ku itariki 25 JALAS bira yacakiyeho nk'iminsi 2 kamwikarageho
JALAS akakuvaho yamaze gupimiranya keve the same day wo ni umunsi wo gwagahigo yarangiza akagera kuri cya keve akakikaragaho cya keve nacyo kigapesa hari umusaza uri hehe nawe akamuperebana ku murongo ntago akeneye kumenya risk ziri buzemo kondomu wengo na amateka iyo yo birabirirwa basigaye bivugishwa ngo ngambara zinga birakureba kandi nayishyira hatari bumupese sawa ntago baryoherwa abapapa ari nabo zidakwira aho kuzakora small size ibi bintu bituma mvuga wowe hari ugeraho bwati ntinkwira nti mfasha rwose iranjabuka igihe kirageze ngo igihe kirageze ngo zikorwe nka t-shirt ngewe nambare raji wowe ubizi neza ko ari sumoro nge nambare x raji cyangwa medium cya medium please abantu mubishinzwe mubyigeho setu cyo ndakivuze ndaruhutse kuko turambiwe ariko amugani ushobora gusanga utavugiye abo gusa ushobora gusanga bakeve bakereba za x raji x raji urumva batibonamo bigatuma umuntu izo mbogamizi ziza kandi abantu bari gupfa urumva yashyira amahoro ukabona ntikwimukwira harimo nabo ziniga ngo ikamuniga rwose ngo kumva nta buhumekero ngo afite ubwo urwo rugara mu rwongere cyangwa mu hari abantu ngo ziniga kondomu ikamuniga itise ngo harya hejuru ngo ku rugara aho ifatiye kubera ubwo aba yambaye size itamukwira ubwo urumva niba hari uwiniga hari n'uwijabuka murakoze ubwo rero iyo niyo si ya mbere turimo y'imibonano mpuzabitsina nta bwoba umuntu ugasanga ari kuvuga ati runaka nuza twabirangije ariko kantuze nasanze ukumva ari proud tugeze mu isi iyo umuntu akundana n'umuntu uyu munsi ejo agakundana n'undi nta bwoba bimuteye tugeze mu isi birakomeye njara birakomeye nawe ubibona nawe utiriwe unjyana kure n'ahandi uhura n'umwana asohoka mu cyumba akakubwira ko yaragiye kuri tuwarete kandi ubibona akabyutse ni hahandi tugeze nko kubona umuntu afite igishyimbo muri ryinyo ukamubaza ngo none se wari akaguhakana ati sindarya ahubwo ndashonje ungiriye neza wankirishirizaho akanusu kandi ubibona ko amaze kujya gute ni ukuvuga ntabwo babimuteye gukomeza kurya tugeze mu isi abana urubyiruko hari uwo twari turimo tuganira ejo bundi arambwira ati amafaranga muri ino minsi yarabuze ariko coga muraje bagiye kuyakorera nyine harimo n'abamwe uza gucungura asanga bimutse mu mazu bari batuyemo bajye bakira saza nabaraga bari mu kazi ko kwakira ako mwa bakobwa mwe nanone mwigarure utahanye n'umuntu ntazi n'izina ryawe ntazi izina ryawe uzi se mpamvu adakeneye kurimenya nuko ikikuzanya kiza uzi ko gusa birababaje birababaje ukabona umwana yambaye style ya indi nawe ubwa utarigurira ukorera amafaranga utarigurira utaranatekereza bakubwiye igiciro cyawe ugafunga amatwi uzi yayavanye heza Kigali ngo umubebe uri successful agomba kuba afite 12 Pro iriya nayo imaze kuntera ubwoba uzi ko ntekerekana phone mfite ugera mu bantu ngo nawe ufite phone mbi ukibaza ninjye utakorera amafaranga ninjye munebege ese ninjyewe udasa nsigaye mbona biteye isoni nanjye ubwanjye niteye isoni kubera ko ahita kandi yerekana
harimo n'abayashakiye utuntu tw'uduposhete tubigaragaza uhita ushiduka ari kuri kugira ngo urebe kakamari k'inyuma nyine ko atagira ariko bakunyere kuri romantike baba ari n'igihe njya nihagararaho nkavuga nti reka nigire nkabona ntibivamo iyo mbaye segisi ndijya imbere naba segisi ijwi rikantanga naba segisi nkasanga ibyo mfite ku munwa ndabiriye narabibarekeye so rero ubona ari izihe ngaruka urumva wowe wabanye n'abantu b'amagenerasiyo menshi yego wabonye icyo kubaka urugo bivuze nawe ubwawe ufite umuryango uri umuntu donc uri smart uri mukuru ariko ibyo byose wisanisha na generasiyo zose yego ingaruka ubona donc ziri kuvira muri ibyo byose uri kuvuga tugeze mu gihe umuniga ashobora kuba afite ababebi babiri arya kandi bose babiziranyeho cyane donc bakanazana ahubwo bakajya ibi ti njyewe nzajya ejo uzajya ejo bundi no muri ya majwi yasakaye tutari bwiteho cyane harimo abavuga bati bose arabatera kandi babiziranyeho erega kubatera bo nta kibazo bafite bazi icyo bagukuraho bibaye ngombwa abadafite mwabivamo abafite mukendereye usibye ko n'ubundi ahandi hantu mwinjiriramo bikemera abafite n'ubundi muri ya gahunda ntiziba zibakwira cyangwa ziba zinagize urumva usanga wowe ari wowe uri kubyungukira ariko nawe bakujugunyira duke ikibabaje ni ukuntu musigaye mumanukira inzoga mana bajama muri imitsi muri cipu mwatangiye kumanuka mukobwa yakoreye iriya akakuzana nkaha ngaha akakujyo kurya ibyo kunywa kishyura we nawe ugahaguruka ni muri aya cyagukora akazi ushinzwe rero byo wabirya ntuyishyure kandi ugomba gukora wikorera ariko uhishuye kandi kantu gakomeye kaye aba baby basigaye bagenda bagakorera umufungo barawukorera nyine barangiza bakaza bakishyura amaniga none bayakoresha icyari amafaranga yose rega bakoze nibaze ku munsi akoreye abantu batanu bimeze bimeze umuntu afite utuzi ubundi mu masaro niho biba umukoferi akavuga ati nkoreye batanu turi uwa gatandatu ubu sisiteme yarahindutse umuntu ashobora gukora izo ubundi nose bakoresha imiti imana gusa wakwikaraga ahantu hatandatu erega barimo bamwe badashoboye niyo mpamvu nahereye ruguru hari abanyurwaho bibaye bishoboka ntabwo yarenza babiri umuhanga ubizi ahera kubaswa akaza gusoreza kuri keve sinzi akantu nabonye ngo hari umukobwa ngo umutipe yanditse ni kuri Twitter nakabonye ngo yaterese umukobwa ngo imyaka 10 ngo none ijoro ryashize ngo babonanye ngo none ngo yanamuborotse ngo nta nubwo ari kumwitaba bro bakumenye baku expectingagamo ibyo utari byo iyo niyo gahunda igezweho ikindi wumve garderobe y'uwo mwana niba abantu ari 8 ibaza iyo garderobe imyenda bimusaba uwo yari yambaye mu kanya si wagaruka yambaye inkweto ari buhindure wenda makeup ishobora kuba imwe ariko akimbere ko baramwibona mu kikikoza gukica umuti akantu zase kariya akenda kimbere epfi ngo ziranahenda ngo zirajenana amakarizo bambyumva babivuga akwira nahenda eze ikintu wambarira imbere oya njye kujenana ubwo kezera bambaye zimwe zikafata mu ntuza nibutsi ya 4 cyangwa ya 6 ukiyambaye ahantu hatabona we bibaye ari byiza twaya tuzambara inyuma ukanabibona ko nambaye yamenze ngenda nidunda nka ukabibona ko nayambaye zurambara kiryibiri ushaka muzazambare nubundi mwambaye izihendutsemo gake system ubu ngo wapi ngo nabyo byica umuti JALAS UBURAYA bumaze kugera kuri level ikomeye kuri level ikomeye kuri experience nkeya dusangiza wibike ubona nyine ukavuga uti se noneho erega ntacyo gukora dufite kindi
uburaya bwiyongera ubundi ngewe uburaya bwagakwiye kuba buri hejuru iyo ufite amafaranga umurenga uraza iyo ufite amafaranga umurenga uraza rwose ukabikora uko byumva umwanya ari wo wose ninjye ariko iyo ntayo ntabwo ibyo bintu bitekerezaho impamvu rero biba opposite iyo umutipe afite amafaranga akora iriya gahunda urumva abakobwa baba bagize gute bungutse noneho iyo umukobwa afite amafaranga we kugira ngo umenye ko umukobwa afite amafaranga intuze yo ku mutwe arayihindura ihendete uzi ko yakurikira mu madolari arenga 100 perfume irenze urukweto aho yarangiza abakibwa namwe mukaza hakagwa hey urihesha muziki araryoshye shangwe no duhurira nawe rutwe uragiye uhise wicuruza agacongo gashatwe tushaka kadika byembye ukaza wigize ari ukunone uducupa tugezwe umwana aza yagasimirije kameze nk'akabanuze nk'abasiramu y'agapana y'abasiramu urayibona nabo ni ipantaro itakirenga agakweto nka kamwe ka Mose kamwe yari yambaye neza agacongo k'ubwenge bro akazamani busirimu yifunze nawe akahita asaba akantu ariko disi mwananiwe kuva ku isoko umutipe wihagararaho akihagararaho umva yongore umuntu uzi umuseriveri ngo mpaka mitsingi mani aguye muri za Hennessy biranze hari abaji benshi nzi agera ahantu bitewe na kondisiyo nyine ari kureba akarisoma buhoro buhoro ariko agongorera umuntu ati makamitsingi gato kazane mu kirahuri ndetse nkakubita kuko yananiwe isoko ni isoko mani ni nk'ukuntu nzabakobwa banywa primus benshi ariko agira ahantu hari ze wine cyamubimba kiragutoka wakwihanganya ukabwira iyo jigo yibwira uti ngiye cyamubimba kirantoka mbansukire muri rwa rurahure ese kaga systeme ko muke ko kunywera muri quartier no mu rugo karacyabaho umuntu akagenda yuzuye systeme ntahitamo ariko umukobwa we sinzi impamvu yayikora ko umukobwa ari n'igihe bihaga bavuna sorry Garakozagaciwe barihaga akanywa ukabona umujenzi ntasinda ukabona I'm sorry I'm coming afite agasakoshi bagendana gutyo no kaba kareja n'intuzo kagera mu kwaha neza nta nubwo wamenye ikirimo niyo ahagaze abagafasha ari wamenya harimo iki niba bafite mu ihe game aragenda rwose yarahavuye adibadiba agaruka kubona ari tayari mumpa mazi iriya ndimu n'umunyu byo rero akarasubiranye akanywa 1 2 3 4 enye yishyurwa 40 yajya no gutahuka mu itike we kandi na gahunda ukayishyura ugize imana ukayibona hari n'igihe gukuza hari n'igihe cyawo wari wowe kimucyura cyagize cyicaye ku ruhande cyaka mu telefone tivayo inyuri cyangwa ukajya kumva aravuze ariko abacama musige muri kare namwe ibyo biba mbere ahubwo ati ngwino dupanga aho tuza gusohokera ngwino nyine abanza akabate nushaka kugenda hari ji yanjye jara hari ji yanjye yinyabije umwana ati turatembera bajyana ngo hakize hose hasirimu baratembera umwana nkwa baje ati nubwo tujya hakaritsiye ha cheap ntaribi bahazanze umukire afite amafaranga kiraranyongora ati none ze ayenongorera umuhungu ni watashye ugasiga umwana ijite ariko nawe kuko inshuti yawe ndamubwira nti katamani va mu mikino ati ni taha turavugana nyuma ibindi taha umukira arambwira ati wowe mwana bite ndahubwiye ji yaratashye da umwana arahasigara yegukana nyine amafaranga cyo gihe twara buri wese wari uhari yafashe icyo abasha
kubera kope ukoze kope umunsi ukurikiye mu kirahura n'uwo mushenzi rero ati shakora hawampaye umwana sha amukora mu ntoki ahita avuga ati baguha amarawundi 5 sha baguhe mu mujyi mu muhibya basha jeje bundi nayo waje ntaye kutambeshye burigere rya joro wampamagariraga iki wambazaga iki ko wari umaze kuruka utanze umwana wambazaga iki angati sha nawe byakubabaza atuzi kujya hano bakira gusa ati mwajya muri ndagazwa umuca bakagutwara umwana yakubitiwe mu igunira amafaranga n'umwami wa byose umuntu udafite amafaranga upfubabaye upfubabaye niyo mpamvu bemera bakanahemuka iyo ufite amafaranga urya ibiryo ushaka iyo ufite amafaranga uryama uko ushaka iyo ufite amafaranga wambara uko ushaka iyo ufite amafaranga urarana uwo ushaka iyo ufite amafaranga muri iki gihe rero generasiyo yacu turimo kera ntabwo twari tuzi ngo televiziyo iracishaho ibintu ngo harimo umuntu ugaragaza ikibuno ubu abana barabireba umwana usanga ari kwandika indirimbo yafashe mu mutwe twe twafataga webster life harya ngo nantuze niki se baririmbaga kidasanzwe Queen of my heart, Queen of my heart. Nyina n'umwamikazi w'umutima. Fini. Ubona nabo bakubwira ko umwamikazi inyuma bamujyana mu buriri baranarangiza bakarompe ukandika umwana ari kwandika. Kuko se nicyo wazumubaza. Abizi neza ko akeneye umusatsi mwiza, akeneye makeup, akeneye agakapu. Wowe mamura uri kumubwira ngo undi ngewe ndagutanga ingero twavuze ukuntu bana bari kwitukanga inkweto yashaje ahubwo uzi ko ngiye bampaye ncoreye ngo njye ku ishuri bamaze kuyima banambwira ko nzayanyikarabiramo nkanayijyana muri karasi ati iyo yumuka vuba wayikarabana kandi ukayijyana umukuzine wanjye baravuze ati ngewe noneho bangurira kameze nk'akabarirede ati kumba ari parasitike ati ukubona kozaga niko rwa ruhu rwavaga urimo urabwira umwana yambaye inkweto y'ibihumbi 30 ari kukubwira uburyo ishaje atarayimarana n'amezi itarahindura n'akara ahubwo se wari umuntu ukigura inkweto zo gukuriramo mbere ko banaziduhaga zijabuka kagukubitira ugutegera nka ngo nyine uzagenda uba muremure rega kubitira upira nuko tukajya gukwira ashize nk'umwana bakakubwira ngo ujye ushyiramo utuntu ngo imbere ngo dupapuro arawe kirya geze byari isogese ryari twapfaga kuryambara wibeshe jara nta wambaye tigana ufite isogese nakunda kwiba isogese rya muzehe nge nigeze kwiba abasaza baguraga jara z'ikintu cyamvanye ku ijipo igihe wazambaraga n'iby'ikarisa ya papa nambaye ijipo nabuze iyo ntambara nk'ururiya viye ngeze ku ishuri bya bindi byanjye nakundaga kwiruka nateye umupira ko handi nagobetse biramanuka hasi ubu wa munsi ijipo nakaranga kuzambara oya ku kantu widucika wagobetse ikarisa ya muzehe bitewe n'ingano yayo nagiye guterura iyanjye hari ukuntu abana rwose zigushirana kugushirana si uko ntazifite uzijugunya muri wese kugira ngo utayipfura cyangwa yaracitse ukavuga uti uyu munsi wapi nkabona gafite ibara rya hatari n'abana uyu munsi ndayivara tu nyikubitamo urabona mu ijipo gutya barimo lasitike ndabona nkazamura gutya nkamanura nyine ishati hari ibi nagiye ngo mbonye agapira nkubise gutya ubwo hasi ntumbaze ibyakurikiyeho nyuma cyonzi cyo nahitaye muri wese papa arayitaka mvuga ko ntabizi ntabwo n'imbeba zayajyanye nta imbeba zubu icyo mba nshatse kukubwira ni uko generasiyo turimo itandukanye niyo twahozemo nituzajya tubona ibintu biba tujye dusa nkaho tubibona nkaho ari nibyo nyine noze bakora iki bakeneye amafaranga
kumubwira ngo wamwanze mu rukundo mbese utinzwa no kumubwira ngo oya oya uyivuga nawe hari uwabwira Yes ntacyo bimubwiye nta kintu bimubwiye wowe uhakanye wari n'amabwabwa nta n'amafaranga wari ufite wari igikara nta nubwo witera parufe zihumura wowe hari undi noneho wari waramusabye iyo gahunda sibyo ko ntago bikiba cyera umuntu yagusabaga urukundo ukavuga ngo nzabitekereza ubu ntanza urukundo rurahari yewe ko barufite we niba ari rwo niba ari pirate ako mbona ari pirate kuko ntago waba urufite ngo wemerere umuntu umwe n'undi agihari ni ya Kigali wisheye nibahagarare basharinge none nyine nta wamugani reka tugira naho duhinira tuvuge tuti ibi bintu byose turi kuvuga biraza kuba ngaruka ki muri societe twitega iki ingaruka ya mbere uraje umwana wese ugezeho umukubita agashinge usanga yararangiye yaranduye turaje tugere kuri ya revo kubera kumenye ko runaka igihe mumaranye burya atari uwawe ushiduke wiyahuye wibuke ibyo yakwijeje wibuke promises nyinshi fini ingaruka zimwe dutangiye kuzibona bamwe bari mu magereza ni hamwe umuntu kimurenga tuziga tubyita kumurenga kiramurenga akajya makeya byabwenge shwe yajuga shiduka bamufatanye turi mu ngaruka zivuga ngo ejo urasanga wowe nubundi yaguhaye umutima agukorera byose yumvisha iji yiwe niyo iri kukurya ahita amanuka kakana kamwe biri bworohe kugira gute gutereta muhaye utuntu tw'amafuti ahite abaragiye hepfiri yazize umwana we underage nicyo cyagihe turi gusanga ibibazo byinshi yaba mu ngo yaba ahantu henshi hatandukanye urahura n'umwana mani we kubisema amantuze amasipu ye yatekira nkangaye uhure na madamu wanyweye igikoma mu rugo urumva bisa rurasenyuka hari umuriro ahandi urahura zikikananjura madamu ari muri bebe mani hari abana bafite imibare ntirusenyuka urwo hari n'ikindi kintu kivugwa ko akenshi hari abantu bahindura imitekerereze bitewe no gutenguhwa mu rukundo imitekerereze irahinduka wigeze no kubivugaho wigeze kubakomozaho ubwo twari twakoranye ikiganiro uri kumwe na muganga yego uravuga uti ushobora kubona nka rwari urugero ushobora uti birariyeri Yeze yakoze ushobora gusanga yarabitewe n'igikomere yagiriye muri relation ye na Juno JALAS igihe cyose uzabona umuntu ari gukora amakosa bijyanga suko yebeho gukora amakosa ahubwo hari igihe agezamo akavuga ati kiba kibe kama mbaya reka nanjye njye muri bya bindi ndeba ariko ubundi ngende igiki niki kimbuza urumva niki kiri kumbuza gukora iki jara iyi si tugezemo generation tugezemo ukora iki umutima wawe ugira ute ukutegeka kiri buguha amahoro wowe winzanaho ngurumva ngo haranditse ngo hehe ninde wabivuze wari uhari wowe abivuga ubwo si yefese yo kuvuga ngo nta birenze ibintu byose bikaba ari nta birenze nibirenze nyine impamvu bitarenze ngewe wari ukira baravugaga ngo ugomba kugira ngo umuntu umwe ngo kandi ngo umukwe wacu hari igihe baba bari bane nta birenze nkuzaniye umwe ze mbona ugaragara undi nkamutsimba byo birarenze se birarenze se kuba murana runaka mwibanga rikomeye akankemurira ibyanjye urumva wowe nkaza mbona uri kafifi hari n'umuntu ubuzi ngo wowe nguri imbere ye ngo waje wifunza akajya abona uri mabwabwa rwose nta kintu umaze imbere ye urumva nta birenze kubera yuko ibintu bigiye kuba ntago ari ubwa mbere ntabwo ari nanjye ubivumbuye
ukeka ko mbivumbuye oya gusa turi kuganira ibiriho ahantu biri gupfira inshuti zanjye mureke kubeshyanya ikindi niba uri inshuti n'umuntu ba open kosa ririho muri gufata ugafata umuntu kuko mukundana ukamutwara nk'ihene urumva wimutwara nk'umuntu waranguye ntago ari igicuruzwa mufate nk'umuntu muhe respect mukunde nkuko tubizi neza ko hari n'ukunda nta kubakingira urwo rukundo ariko try it bigerageze mubera imbuto nawe wibibona ngo uhita pa oya ibi byose biri kwangizwa nuko ikosa abenshi nanone mu rukundo ntimuvuga JALAS twaba bizi neza ko imomi yawe iyivuze uraceceka yagira itya cwe ikosa rimwe cwe abiri cwe iyo ugiye kubastinga birangirika mumenye kuvuga mumenye kugira ahantu hari umuntu ngo ibintu byabanye byinshi ngo nibanga aragenda acukura kobo aravuga ati buriya rero mureba genda ucukura kobo bivugiremo niba ntawe wizeye ako bikuve mu mutima biri gutuma abantu mwangirika kubera ibintu bibapakiye mu mitima yanyu ikindi umaze kubabarira abantu benshi bihanganye bakabasha kuvuga bakaganira isi yacu yaba nziza kuko iwanyu ngo batakubagira batya bakagira batya ngo niyo mpamvu wafashe umwanzuro wo kugira gutya na gutya ufite umuntu bibwira cyangwa ufite ahantu sinzi bituma wibabarira wowe ubwawe personnel igihe utaribabarira wowe ubwawe sinzi niba mugenzi wawe uzamubabarira rero iyo ntuze aba bana bakiri bato bavuga don't give a shit nta kintu birenze nta birenze wowe ubwawe banza wowe wiha amahoro muri wowe nungiza kuyiha hari benshi uzayaha igihe wowe utarayiha ntuzayaha abandi ntuzanabagirira ibizabafasha ahubwo uzajya ukora ibibi gusa ni bibi ntacyo bimbwiye ubundi se turamutse tugize atske ngewe se usanga wowe nubwo uri kwivugaho nawe ubwawe ntago wowe na wowe wo mu mutima wawe imbere ntago mwihaye amahoro jara muri minsi hari abana benshi babayeho barezera abandi bana ugasanga yabaye umubyeyi imbere yuko agira ate n'imyaka yuzura ese ubwo uzazura umuhungu mubwira ubusa biragoye ari kubariranya avuga ati ndishyirira abana 5 minerivare bari burye bari bugire barya warangiza ukaza umubwira ngo ndagukunda ese ubwo ubundi ubwo we yagukundara udafite amafaranga se ngo uzamufashe muri bya bibazo uzamumarira iki niho handi twumva za fight zizijya ziviramo abantu bati basereye bamaze kurya akantu baraserera badaserera se ko nta mafaranga ufite ikindi inshuti yanjye na kera byahozeho tureka ibyo imiryango yaragenderanaga ubwo ndi gusasira ku bantu mutanga amafaranga mujye muyatanga niba muyafite sibyo buryo ubugiriye neza umuntu ntabazabyibagirwa kandi si umwe ubugiriye neza ubugiriye neza n'abamukomokaho n'abandi bose ntabwo yafata ibyo 100 bamuhaye ngo agende ngo abinywere ishwi ari bugenda guri uwo muceri bazawurya ukwezi n'ababandi bungukireho sibyo abatanga bo ntaho bitahoze kera ukumva umuryango ko ari runaka ugenderana n'uwa runaka ngo ndetse babatirisha mu miryango yabo ngo nibo bababyarira muri batisimu uzi impamvu umubyeyi wa batisimu kera ukuntu yabaga ameze yabaga ari umuntu uzakubera umubyeyi uzi impamvu akubera umubyeyi ni wa wundi vacancy yageraga bakakubwira ngo ngo ajya kwa pare wawe cyangwa kwa marene ko bazi ko nutaha uzatahana amakaye umubyeyi yakujyanaga ahantu abizi neza ko uwo muryango uzahahirana hahandi baterwa akatabaza bariya mbere kuko azi ko aribo bagira gute bamwumva ubwo rero niba nawe uri inshuti yanjye ufite ku gafaranga mfasha kuko nanjye ejo nzafasha abandi bagukomokaho twiga umuco wo gufashanya gufashanya si amafaranga gusa gufashanya yaba ibitekerezo yaba inyunganizi ibyo byose tubifashanye nufasha mugenzi wawe ibyo nta birenze izacika abo bana bari kwangirika bizagabanuka ibyo bintu abo bantu bari kwiyahuza ibintu bidasanzwe nabyo bizagabanuka kubera iki bamubaye hafi wenda turi no gusoza ikintu numvisemo Claire numvise ko mu bintu uri kuvuga cyane uri kugereza kumvikanisha ko n'ibyo bintu byose biba izo ngaruka ibyo bintu byose tubona haba harimo kuba abantu banatengushywe kandi koko birashoboka reka dusorezaho tudatenguhwa ntitwaba turaba
kandi ikindi iyo taba gutenguha Claire sinaba mvuga ukuri. Gutenguha byaguteye kuvugisha ukuri kugira ngo mfashe n'abandi kujya mu nzira nzima zitari nk'izo nge nanyuzemo. Point entre. Bye.